wowe nshuti muvandimwe uneze amatwi muri kano kanya, nongeye kugusuhuza ubuntu bw'Uwiteka Imana yacu n'umwami wacu Yesu Kristo bubane nawe. Njyewe ugusuhuza nitwa Kimenyi Joseph, nkomoka ku itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi rya Kabarore, intara y'ivugabutumwa ya Kabarore muri Firidi y'Uburasirazuba bw'Amajyaruguru y'u Rwanda. Muri kano kanya tugiye kwigana ijambo ry'Imana, ariko mbere yuko tujya mbere reka ngusabe wicishe bugufi mu mutima ufatanye nanjye muri iri sengesho. Uhoraho mwami Imana yacu igira neza, twongeye kugushimira kubw'urukundo rwawe rutarondoreka. Turagushimira yuko waturemye mu buryo butangaje kandi buteye ubwoba, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye yuko waturinze kuva tukivuka. Mu mibereho yacu twagiye tunyura muri byinshi byakabaye byarahitanye ubugingo bwacu, ariko turagushimiye cyane yuko ari wowe wabuhagazeho, uturindisha amaboko yawe akomeye, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Muri kano kanya turakwiyeretse kugira ngo wongere weze imitima yacu, kuko turi mu isi yandujwe n'icyaha, bityo natwe ni kenshi dutatira inzira yawe tukaba abanyabyaha ndetse ruharwa, ariko kubw'amaraso y'umwana wawe Yesu Kristo twizera, turakwinginze ngo muri kano kanya wongere kutweza kugira ngo tubashe gukurikirana ijambo ryawe tumaze kwiyunga nawe. Turakwinginze rero tuyobore muri iri jambo ryawe, kandi kubwa Mwuka Muziranenge turakwinginze kugira ngo abe ari wowe utuyobora kandi udusobanurire, bityo mwami Imana iri jambo ryawe nirigera ku ntego yaryo yo kudukiza, turarushaho gushima izina ryawe. Ufashe buri muntu wese ugiye kumva rino jambo, ndetse n'uzarikurikira mu bihe bitandukanye nyuma y'iki gihe twebwe turimo turyumva. Uwiteka turakwinginze kugira ngo buri wese uzamukize kandi ukomeze kuba mu ruhande rwacu kugeza rino jambo rishoje. Tugusabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Ijambo tugiye kwigana rifite umutwe uvuga ngo imirindi y'inzovu si inzovu, ariko akikubye ku muhoro gasiga kawuciye. Imirindi y'inzovu si inzovu, ariko akikubye ku muhoro gasiga kawuciye. Tugiye gutangirana n'isomo riboneka mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere murongo 26 ndetse na 27. Haratubwira ngo Imana iravuga iti, tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Ano magambo arimo aratwibutsa ikintu Imana yakoze gikomeye cyane ku munsi uheruka w'icyumweru kirema, ubwo yari imaze kurema ibintu byose yabyitegereza igasanga ari byiza, ariko ntiyarekeraho, maze izana kino gitekerezo cyiza cyane cyayihozemo na mbere hose. Iravuga iti tureme umuntu, ndetse si ukumurema gusa, ahubwo tumureme agira ishusho yacu, nyuma yo kugira ishusho yacu ase natwe. Mu by'ukuri rero iyo tuba tutararemwe mu ishusho y'Imana, ntabwo tuba twaragize ishusho y'Imana isa nayo, kuko niba tudafite ishusho y'Imana ntabwo twasa n'Imana, kuko twadutandukanyije ishusho. Rero rino somo riratugaragariza yuko nyuma yuko umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana, icyakurikiyeho nuko yasaga nayo. Rero uno muntu nubwo yaremwe mu ishusho y'Imana, yaje guteshuka ku masezerano yagiranye nayo, nk'uko tugiye kubibona mu isomo rikurikira ryo mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 15 kugeza ku wa 17. Hari amagambo atubwira ngo Uwiteka Imana ijyana uwo muntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirimo ayirinde. Uwiteka Imana iramutegeka iti, ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Ano magambo arakomeye cyane, kandi kugira ngo umuntu abe yayagenderamo harasabwa kwizera. Adamu amaze kuremwa, kwizera niko kwamwemeje yuko yaremwe n'Imana,
kuko nta gitabo yabisomagamo. Amaze kwizera rero ko aremwe n'Imana, yaje kugirana n'Imana yamuremye isezerano, nk'uko turibonye hano mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 2 guhera kuri no murongo wa 15, aho batubwiye yuko Imana imaze kumurema itamurekeye aho gusa, ahubwo yaramutembereje umujyana muri iyo ngobyi yo muri Edeni, kugira ngo yimwereke yose aho iva n'aho igarukira, hanyuma amenye uburyo agomba kuyirinda ndetse no guhingira ibiyirimo. Mu by'ukuri ntabwo yagombaga kuyirinda gusa, kubera yuko mu mibereho ye yagombaga kubaho, yagombaga kurya ibitunga umubiri. Akaba ari nayo mpamvu Imana yamutegetse iti, ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka. Iryo ni itegeko rya mbere ryabayeho kuri iyi si, itegeko ryo kurya. Mu by'ukuri natwe tutariye ntitubasha kubaho, ariko mu mirire yacu dukwiye kwitonda, cyangwa se dukwiriye kugendera ku by'Imana yavuze, tukizera ijambo ryayo, tukarya ibyo yatwemereye kurya, ibyo yatubujije tukareka kubirya. Imana rero imaze kumubwira ngo ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, yakurikijeho ijambo rivuga ngo ariko. Iri jambo ariko riba rije kugaragaza umwihariko utandukanye n'ingingo yavuzweho. Ni ukuvuga ngo nubwo yari yemerewe kurya ku biti byose byo muri iriya ngobyi, hano biratugaragariza yuko hari umwihariko Imana yari igiye kwereka Adamu, aho yamubwiye iti, ariko ku giti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi ntuzaziryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Iri ni ijambo rikomeye cyane, ndetse kugira ngo umuntu abe yarigenderamo koko bisaba kwizera, kubera yuko Adamu amaze kuremwa yisanze ku isi wenyine, ariko Imana ntiyashima yuko aba wenyine, imuremera umufasha witwa Eva ngo bazabane muri iyo ngobyi. Bose rero bagombaga kubeshwaho no kujya ku mbuto zose zo muri iriya ngobyi, ariko hakaba hari igiti cy'umwihariko Imana yababwiye ko batagomba kuryaho, aricyo giti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi. Icyo giti rero Imana yarababwiye iti, ku munsi mwakiriyeho no gupfa muzapfa. Mu by'ukuri ijambo Imana ivuze ntirihera, nubwo ryatinda dukwiye kuritegereza, kuko kuza ko rizaza ntirizahera. Iyo dukomeje tugasoma mu Itangiriro igice cya 3 umurongo wa 1 kugeza ku wa 8, tubonamo amagambo y'uburyo umwanzi Satani yihanze mu nzoka, agateshura Adamu na Eva ku masezerano bari bagiranye n'Imana, maze abatera kutizera mu mitima yabo, ntibizera icyo Imana yababwiye. Ibyo rero kubwo kumvira umwanzi Satani byatumye barya kuri cya giti Imana yababujije ko batazarya. Maze twakomeza guhera ku murongo wa 8 tukageza ku murongo wa 20, tubona yuko nyuma yo gucumura kwabo baje guhanwa, kandi koko byari bikwiye yuko bahanwa, kubera ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Ariko nanone Imana ntiyarekeye aho gusa. Ndagira ngo twibukiranye yuko umugabane wa mbere wa kino cyigisho turimo kwigana uvuga ngo imirindi y'inzovu si inzovu. Koko Adamu na Eva bari bakwiriye gupfa kubera ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko kuko Imana ikunda umuntu yaremye, ntabwo yamuretse ngo azaheranwe n'urupfu yari yikururiye, ahubwo yamushakiye incungu yo kugira ngo ikize ubugingo bw'uwo muntu, kubera ko yamukundaga. Iyo dusomye mu butumwa bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Yohana mu gice cya 12 umurongo wa 32, tubona amagambo Yesu Kristo yivugiye ubwe ati, nanjye nimanikwa hejuru y'isi nzireherezaho abantu bose. Aya magambo Yesu yavuze agaragaza yuko urupfu rwe ari rwo ruzanira ab'isi agakiza, kandi ino jambo ngo bose rigaragaza abantu bose, uhereye ku muntu wa mbere wabayeho kuri iyi si kugeza ku muntu wa nyuma uzavuka kuri iyi si. Mu by'ukuri koko rero Yesu Kristo yamanikwaga ku musaraba yireherejeho abantu bose
guhera ku muntu wa mbere yaremye ari we Adamu kugeza ku muntu wa nyuma uzabaho kuri iyi si. Abo bose nta handi bakura agakiza keretse muri Kristo Yesu gusa. Nta kindi gitambo cyera cyirabura, sa amaraso y'intama, sa y'ihene, sa y'inuma, ikintu icyo ari cyo cyose umuntu yakwishingikirizaho yuko cyatungura ubugingo bwe nta cyamucungura keretse gusa yizeye umwana w'intama w'Imana, kuko ari gukuraho ibyaha by'abari mu isi. Mu by'ukuri koko rero Yesu yacunguye ab'isi bose. Icyatumye abacungura nta kindi ni urukundo rw'Imana yacu. Nanone iyo dusomye mu butumwa bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Yohana igice cya 3:16, tubona amagambo avuga neza kuri ino ngingo kandi ayisobanura neza. Handitswe ngo, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Mu by'ukuri rero icyaha kimaze kuza mu isi, Imana ubwayo niyo yigishije Adamu na Eva gutamba ibitambo by'ibyaha, aho basabwe gutamba umwana w'intama, aho uwo mwana w'intama yashushanyaga Yesu Kristo we ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Nk'uko nigeze mbikomozaho, nta gitambo cyera cyirabura cyakiza umunyabyaha, nta ciro umunyabyaha yatanga kugira ngo yiyunge n'Imana keretse amaraso y'umwana w'intama w'Imana Yesu Kristo, kuko niyo yonyine ashobora gukiza ibyaha by'abari mu isi. Mu by'ukuri rero Adamu na Eva bari babwiwe amagambo avuga ngo ku munsi mwakiriyeho no gupfa muzapfa, ariko kubwo kwizera gusa, ubwo batambaga umwana w'intama bakizera uwo mwana w'intama yashushanyaga, byatumye rwa rupfu rwabo rukurwaho, kubera yuko iyo ntama yapfuye mu cyimbo cyabo, igaragaza yuko Yesu Kristo azaza mu isi agapfa kubw'ibyaha byabo. Mu by'ukuri rero nk'uko twatangiye tubivuga ngo imirindi y'inzovu si inzovu, nubwo Adamu na Eva bagombaga gupfa, byarangiye badapfuye ari nta kindi kibiteye keretse kwizera gusa, bizera amaraso y'umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Mu by'ukuri rero natwe muri kino gihe cyacu turasabwa kwizera ibyo Imana yavuze byose, atari ukwizera bimwe ngo ibindi tubihakane, ahubwo dukwiriye kwizera ijambo ryose Imana yavuze, ko muri ryo ariho duhishurirwa urukundo Imana yadukunze, urukundo ruhebuje, kandi urwo rukundo yarugaragaje ubwo yemeraga gutanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo apfire ibyaha by'abari mu isi bose. Rero nshuti muvandimwe, reka dukomeze twinjira mu mugabane wa kabiri w'icyigisho cyacu, aho tugiye kureba umugabane wa kabiri uvuga ngo akikubye ku muhoro gasiga kawuciye. Mu by'ukuri koko rero akikubye ku muhoro gasiga kawuciye, tukaba tugiye kubisobanukirwa twifashishije ano amagambo aboneka mu gitabo cya mbere cy'Abami igice ni cya 21, aho tubwirwa ngo Ahabu anyaga Naboti uruzabibu rwe. Ahabu anyaga Naboti uruzabibu rwe. Kadusome duhereye ku murongo wa mbere. Kandi hariho umugabo witwaga Naboti w'i Yezereli, yari afite uruzabibu i Yezereli hafi y'ibwami kwa Ahabu umwami w'i Samariya. Ahabu abwira Naboti ati, mu ruzabibu rwawe kugira ngo ndugire igihambo cy'imboga, kuko ari hafi y'urugo rwanjye, nzaguhe urundi ruzabibu ruruta ubwiza, cyangwa washaka naguha ibiguzi byarwo ku ifeza. Naboti abwira Ahabu ati, biragatsindwa n'Uwiteka kuguha gakondo ya basogokuruza banjye. Maze Ahabu atafite agahinda n'uburakari ijambo Naboti w'i Yezereli yamubwiye ngo, sinaguha gakondo ya basogokuruza banjye. Nuko aryama ku gisasiro cye yerekeye ivure, yanga kugira icyo afungura. Hanyuma umugore we Yezebeli araza aramubaza ati, niki kiguteye agahinda kikakubuza kurya? Nawe aramusubiza ati, nuko navuganye na Naboti w'i Yezereli, nkamubwira nti mu ruzabibu rwawe
turugura ifeza cyangwa washaka naguha urundi mu cyimbo cyarwo. Nawe akansubiza ati sinaguha uruzabibu rwanjye. Umugore we Yezebeli aramubwira ati dorere ntutegeka ubwami bwa Isirayeli, byuka ufungure ushira agahinda, ninjye uzaguha urwo ruzabibu rwa Naboti w'i Yezereli. Ahera ko yandika inzandiko mu izina rya Ahabu, azifatanisha ikimenyetso cye, azoherereza abatware n'imfura bo mu murwa we n'abaturanyi ba Naboti. Yandika kuri izo nzandiko ngo nimutegeke abantu biyiriza ubusa, maze mushyire Naboti imbere yabo. Imbere ye muhashyire abagabo babiri b'ibigoryi bamushinje bati watutse Imana n'umwami. Nuko muhere ko mumujyane mujye kumutera amabuye mu mwice. Nuko abatware bo mu murwa n'ab'imfura n'abanyarurembo babigenza uko Yezebeli yabatumyeho, nk'uko yanditse muri izo nzandiko yaboherereje. Bategeka abantu kwiyiriza ubusa, bashyira Naboti imbere yabo. Maze abagabo babiri b'ibigoryi barinjira bamwicara imbere. Abo bagabo b'ibigoryi bashinja Naboti bari imbere y'abantu bati Naboti yatutse Imana n'umwami. Uwo mwanya baramusumira, bamuvana mu murwa, bamutera amabuye arapfa. Bahera ko batuma kuri Yezebeli ko Naboti bamuteye amabuye bakamwica. Yezebeli yumvise ko Naboti bamuteye amabuye agapfa, abwira Ahabu ati haguruka ende rwa ruzabibu Naboti w'i Yezereli yangaga ko mugura, ntakiriho yapfuye. Ahabu yumvise ko Naboti yapfuye, arahaguruka aramanuka ajya muri urwo ruzabibu rwa Naboti w'i Yezereli kuruzungura. Amagambo aratwereka icyaha cy'umwami Ahabu cyakoze kubwo kwemera inama mbi yagiriwe n'umugore we Yezebeli, maze bakavusha amaraso y'inzirakarengane Naboti. Naboti kubwo kugambanirwa na Yezebeli yishwe urupfu rw'agashinyaguro atewe amabuye, ari nta kindi azira uruzabibu rwe. Ese wowe nta bantu ujya urenganya kubw'ibyo bafite? Ese nta shyari ujya ugirira mugenzi wawe kubw'ibyo afite wowe udafite? Mu by'ukuri kugira ishyari ni intangiriro yo kwica. Iyo ugiriye umuntu ishyari kubw'ibyo afite wowe udafite, uramuhigira wifuza ibyo afite, nyamara kenshi na kenshi kugira ngo umuntu agere kuri ibyo bintu binyura mu kuvusha amaraso ya nyirabyo. Rero ibyo ngibyo nibyo byaje mu mutima wa Ahabu, yemera inama yagiriwe n'umugore we Yezebeli. Mu by'ukuri ntiyari inama nziza, ahubwo yari inama mbi yo kuvusha amaraso. Ariko akimara kumva yuko Naboti yapfuye, yumva ariruhukije, nta kindi ahise akora muri ako kanya, ahise amanuka mu ruzabibu rwa Naboti ajya kuruzungura. Mu by'ukuri nubwo koko urwo ruzabibu rwagiye mu maboko ye, ariko yarubonye binyuze mu kumena amaraso y'umuntu, ari nayo mpamvu yaje kugerwaho n'ingaruka tugiye kubona muri iri somo rikurikira. Tugeze ku murongo wa 17 ahatubwira ngo Eliya atumwa kuvuma Ahabu. Ubwo ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Eliya wita Ishubi riti haguruka umanuke usange Ahabu umwami w'Abisirayeli utuye i Samariya, ubu ari mu ruzabibu rwa Naboti yagiye kuruzungura. Umubwire uti Uwiteka aravuze ngo nuko urishe urazunguye. Maze umubwire uti umva uko Uwiteka avuga, aho imbwa zarigatiye amaraso ya Naboti niho zizarigatira n'ayawe. Dusimbuke tugere ku murongo wa 27. Haratubwira ngo nuko Ahabu amaze kumva ayo magambo atanyaguza imyambaro ye, ibigunira, yiyiriza ubusa, yirirwa aryamye ku bigunira, akagenda abebera. Hanyuma ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Eliya wita Ishubi riramubwira riti ubonye uko Ahabu yicishije bugufi imbere yanjye? Kuko yicishije bugufi imbere yanjye, sinzamuteza ibyo byago ku ngoma ye, ahubwo nzabiteza inzu ye ku ngoma y'umuhungu we. Amagambo aratwereka ukuntu Ahabu yicishije bugufi nubwo yari amaze gukora icyaha, ariko icyatumye yicisha bugufi nuko yari azi Uwiteka kandi akizera ijambo rye yuko risohora. Mu by'ukuri Imana yacu ni urukundo kandi ni inyambabazi. Yumvise gusenga kwa Ahabu igihe yirizaga ubusa kandi akambara ibigunira, atakambira Uwiteka kugira ngo amubabarire icyaha cye. Nyamara tuzirikane yuko Imana itababarira icyaha, ahubwo ibabarira umunyabyaha. Ni kenshi tujya twibwira yuko Imana yatubabarira ibyaha. Oya, Imana ntabwo ibabarira ibyaha, ahubwo ibabarira umunyabyaha. Kubera ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana akaba ari ubugingo buhoraho. Kubw'ibyo rero
nubwo Ahabu yahawe imbabazi z'icyaha yari yakoze, ariko rino jambo riboneka muri kino gice cya 21 ku murongo wa 19 hano havuga ngo umva uko Uwiteka avuga, aho imbwa zarigatiye amaraso ya Naboti niho zizarigatira n'ayawe. Nibyo koko ijambo ry'Uwiteka yavuze ntiryahera, ntibishoboka rwose, kabone nubwo ryatinda, ariko kuza ko rizaza ntirizahera. Koko nk'uko Ahabu yabibwiwe, aho imbwa zarigatiye amaraso ya Naboti ni naho zarigatiye aya Ahabu. Tugiye kubibona muri ano magambo akurikiraho muri kino gice cya 22 ahavuga ngo Ahabu na Yehoshafati bajya inama zo gutabara. Iki gice gitangira kitwereka yuko hari ubwo Abisirayeli bigeze bakimbirana n'Abasiriya, hanyuma Abasiriya bigarurira agace ka Isirayeli kitwaga Ramoti y'i Galeyadi. Bityo rero umwami yaje gutekereza, yegeranya abagaragu be arababaza ati, harya muzi ko Ramoti y'i Galeyadi ari ahacu, kandi ko twicecekeye tukaba tutahakuye mu maboko y'umwami w'Isiriya? Rero ibi ngibi byatumye uno mwami yitwa Ahabu, ariwe mwami w'Abisirayeli, ajya inama n'umwami Yehoshafati yo kugira ngo batere umwami wa Siriya bongere bigaruze kano gace. Ariko mbere yuko bagenda, begeranyije abahanuzi be kugira ngo bahanure niba uno mwami Ahabu azatabaruka amahoro cyangwa se azagwa ku rugamba. Aba bahanuzi nk'uko bigaragara muri kino gice, bose bahanuye bemeza yuko umwami Ahabu azatabaruka amahoro avuye ku rugamba, nyamara siko byari bugende, kubera yuko ikijambo ry'Imana ryari ryaravuze cyagombaga gusohora. Ariko nanone nubwo uno mwami yateranije abahanuzi be, hari undi muhanuzi ariko we w'Uwiteka nyirizina witwa Mikaya, uwo we yahanuraga ibintu bikaba nk'uko Uwiteka yabivuze, kabone nubwo uno mwami Ahabu atishimiraga ubuhanuzi bwa Mikaya. Nuko rero igihe cyarageze, abo bahanuzi bamaze guhanurira umwami yuko azatabaruka amahoro, ariko agira impungenge, aravuga ati, reka ntumeho Mikaya umuhanuzi w'Uwiteka, maze numve icyo Uwiteka avugira muri we, bityo ntabarane n'umwami w'Abayuda, ariko nzikiri bube ku buzima bwanjye. Muri ako kanya uwo mutware yaragiye ajya kuzana Mikaya, ariko arabanza aramubwira ati, umva wa muhanuzi we, turabizi yuko ukunda guhanurira umwami ibibi. Nuko rero ubwo abandi bose bamuhanuriye ibyiza, nawe ukwiye guhuza nabo, uramenye ntuhanurira umwami ibibi kandi abandi bose bamuhanuriye ibyiza. Nuko Mikaya abwira uwo mutware ati, ndahiye Uwiteka uhoraho, icyo Uwiteka ari bumbwire nicyo ndi buvuge. Hano muri iki gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 22 umurongo wa 15 haratubwira ngo, nuko ageze imbere y'umwami aramubaza ati, Mikaya, dutabare Ramoti y'i Galeyadi cyangwa se turorere? Aramusubiza ati, ngaho tabara, uragira ishya, kandi Uwiteka azahagabiza umwami. Umwami Ahabu amaze kumva amagambo y'umuhanuzi Mikaya, ntiyigeze yizera ibyo abwiwe. Hano ku murongo wa 16 haratubwira ngo, umwami aramusubiza ati, kurahiza ngire kangahe kugira ngo utagira icyo umbwira kitari ukuri mu izina ry'Uwiteka? Aramusubiza ati, nabonye Abisirayeli bose batataniye ku misozi miremire nk'intama zidafite umungeri. Uwiteka niko kuvuga ati, bariya ni impehe zitagira shebuja. Nibasubira iwabo, umuntu wese atahe w'amahoro. Umwami w'Abisirayeli abwira Yehoshafati ati, sinakubwiye ko atari bumpanurire ibyiza keretse ibibi? Mikaya aravuga ati, noneho umva ijambo ry'Uwiteka. Nabonye Uwiteka yicaye ku ntebe ye, ingabo zo mu ijuru zose zimuhagaze iburyo n'ibumoso. Uwiteka arabaza ati, ninde uzashukashuka Ahabu ngo atabare agwe i Ramoti y'i Galeyadi? Umwe avuga ibye, undi ibye. Nyuma haza umwuka ahagarara imbere y'Uwiteka aravuga ati, ninjye uzamushukashuka. Uwiteka aramubaza ati, uzamushukashuka ute? Nawe ati, nzagenda mpinduke umwuka w'ibinyoma mu kanwa k'abahanuzi be bose. Nawe aramusubiza ati, nuko uzamushukashuke kandi uzabishobore, genda ugire utyo. Nuko rero dore Uwiteka ashyize umwuka w'ibinyoma mu kanwa k'abahanuzi bawe bose, kandi Uwiteka akuvuzeho ibyago. Maze Sedekiya mwene Kenana yigira hafi akubita Mikaya urushyi, aramubaza ati,
uwo mwuka w'Uwiteka yanyuze he ava muri jye akaza kuvugana nawe? Mikaya aramusubiza ati, uzabimenya umunsi uzicumita mu mwinjiro w'inzu wihisha. Maze umwami w'Abisirayeli aravuga ati, nimujyane Mikaya mumushyire Amoni umutware w'umurwa na Yowasi umwana w'umwami, muti, umwami aravuze ngo, iki kigabo nimugishyire mu nzu y'imbohe, mukigaburire ibyo kurya by'agahimano n'amazi y'agahimano kugeza aho azatabarukira amahoro. Mikaya aravuga ati, nuramuka utabarutse amahoro, Uwiteka azaba atavugiye muri jye. Kandi aravuga ati, murumve namwe rubanda mwese. Aya magambo arakomeye cyane. Hari umunyarwanda umwe yavuze ngo, urupfu rubiza ahinyuza Imana. Kuko umwami Ahabu yari yarataye Uwiteka, igihe cyarageze yishakira abahanuzi. Muri abo bahanuzi nta n'umwe yavugirwagamo n'Uwiteka. Icyatumye Ahabu yishakira abo bahanuzi byari ukugira ngo bajye bamuhanurira ibyo we yishakira atari ibyo bavugiwemo n'Uwiteka. Ariko rero siko byagendaga kuri Mikaya, kuko uyu muhanuzi witwa Mikaya we yavugaga ibyo abwiwe n'Uwiteka atari ibyo yibwiye ubwe, nk'uko abo bahanuzi bo ubwabo babikoraga, bagahanurira umwami Ahabu ibyo we yishakiye, kuko we yifuzaga ibyiza gusa. Bano bahanuzi nabo ubwabo bajyaga inama bagahanurira umwami Ahabu ibyiza, nyamara ibyabaga biri bumubeho ari ibibi. Ibi rero byatumye umuhanuzi Ahabu adaha agaciro amagambo y'umuhanuzi Mikaya, kuko Mikaya yari amaze guhanurira uno mwami witwa Ahabu ko atazatabaruka amahoro, ahubwo azagwa ku rugamba. Uko byaje kugenda rero, uyu mwami Ahabu yizeye ibinyoma yabwiwe n'abahanuzi be, bituma agwa ku rugamba. Iyo usomye muri kino gitabo cya mbere cy'Abami mu gice cya 22 guhera ku murongo wa 29 kugeza kwa 40, ubona iby'urwo rugamba. Hafite umutwe w'amagambo uvuga ngo, abami batabara Ahabu yitwa. Ubwo Ahabu umwami w'Abisirayeli na Yehoshafati umwami w'Abayuda batabaraga i Ramoti y'i Galeyadi, umwami Ahabu yariyoberanije ajya mu ngabo, ajya ku rugamba ngo arwane n'ingabo z'umwami wa Siriya. Umwami Yehoshafati we agenda yiyambariye imyenda ya cyami. Umwami w'i Siriya yari yategetse abatware b'amagare ye uko ari 32 ati, ntimurwanye aboroheje cyangwa abakomeye, keretse umwami w'Abisirayeli wenyine. Reka twumve uko byagenze ku murongo wa 32. Haravuga ngo, nuko abatware b'amagare barabutswe Yehoshafati baravuga bati, nguri umwami w'Abisirayeli koko. Nicyo cyatumye bamuhindukiriraho kujya kumurwanya. Yehoshafati arataka, ariko abatware b'amagare babonye ko atari we mwami w'Abisirayeli, barakimiranya barorera kumukurikira. Nuko umuntu umwe afora umuheto we apfa kurasa, ahamya umwami w'Abisirayeli mu ihuriro ry'imyambaro ye y'ibyuma. Umwami niko kubwira umwerekeza w'igare rye ati, kurura urukoba duhindukire unkure mu ngabo, kuko nkomeretse cyane. Uwo munsi intambara irushaho gukomera. Umwami bamufatira mu igare rye ahangana n'Abasiriya. Agejeje nimugoroba aratanga, amaraso ye yimisha ava mu nguma adendeza imbere mu igare. Izuba rigiye kurenga bararangurura mu ngabo bati, umuntu wese niyisubirire mu mudugudu w'iwabo no mu gihugu cyabo. Uko niko umwami yatanze, bamuzana i Samariya bamuhambayo. Igare rye baryogereza ku kidendezi cy'i Samariya, imbwa zirigata amaraso ye nk'uko Uwiteka yari yabivuze, kandi aho niho abamaraya biyuhagiriraga. Nshuti muvandimwe, nk'uko twese tubizi, ijambo ry'Imana naho ryatinda ntirizahera, rirasohora nk'uko yarivuze. Iri jambo Imana yavuze kuri Ahabu irivugiye mu kanwa k'umuhanuzi Eliya ngo, umva uko Uwiteka avuga, aho imbwa zarigatiye amaraso ya Naboti niho zizarigatira n'ayawe. Aya magambo yaje gusohora ku mwami Ahabu nk'uko twabibonye hano mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 22 ku murongo wa 39,
aho batwereka igihe umwami Ahabu yagwaga ku rugamba ngo igare rye baryogereza ku kidendezi cy'i Samariya, imbwa zirigata amaraso ye nk'uko Uwiteka yari yabivuze. Nshuti muvandimwe, nibyo koko imirindi y'inzovu si inzovu, ariko nanone dukwiye kuzirikana ko akikubye ku muhoro gasiga kawuciye. Nubwo Adamu yari yabwiwe ngo gupfa uzapfa bikarangira adapfuye kuko yari yizeye umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi, ibyo nta bwishingizi namba bishobora kuduha, keretse gusa tubaye natwe twizera umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Iryo jambo natwe ryadusohoreraho ngo imirindi y'inzovu si inzovu, kuko uwari ukwiye gupfa iyo yizeye umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi aba avuye mu rupfu akajya mu bugingo. Ariko kandi dukwiye kuzirikana ko igihe twumviye umwanzi Satani tuba twikururiye urupfu rw'iteka. Rero mwene data uneze amatwi, birakwiye yuko twizera ibyo Imana yavuze byose. Imana yatuvuzeho ibyiza n'ibibi, nituyigomera ibibi bizadusohoraho, ariko nituyizera kandi tukagendera mu ijambo ryayo, ibyiza nibyo bizadusohoraho, dore ko ari nacyo itwifuriza buri munsi. Reka turebe isomo risoza kino cyigisho cyacu. Turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Habakuki, igice cya 2 umurongo wa 2 n'uwa 3. Hari amagambo avuga ngo, maze Uwiteka aransubiza ati, andika ibyerekanywe ubigaragaze ku mbaho, kugira ngo ubisoma wese abyihutire, kuko ibyerekanywe bifite igihe byategekewe, ntibizatinda kukigeraho kandi ntibizabeshya, naho byatinda ubitegereze, kuko kuza ko bizaza ntibizahera. Iri jambo ritubwira ngo abyihutire risobanurwa ngo ubisoma abisobanukirwe, cyangwa ngo bisobanukire ubisoma. Nibyo koko rero Uwiteka yategetse umuhanuzi Yesaya ati, andika ibyerekanywe ubigaragaze ku mbaho, cyangwa se ubishyire ahagaragara, kugira ngo buri muntu wese nabisoma abisobanukirwe, kuko ibyerekanywe bifite igihe byategekewe, ntibizatinda kukigeraho kandi ntibizabeshya, naho byatinda ubitegereze, kuza ko bizaza ntibizahera. Ijambo ry'Imana ndarikunda cyane, riratubwiye ngo naho byatinda ubitegereze, kuko rwose birashoboka ko byatinda, ariko icyitonderwa, kuza ko bizaza ntibizahera. Nshuti mwene data rero wari ukurikiye iri jambo ry'Imana, icyo nagusaba ni ukwita ku ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ritabeshya. Yego ibyo yavuze bishobora gutinda, ariko ntabwo dukwiye kurambirwa, ahubwo dukwiye gutegereza kugeza igihe bizasohorera. Icyo nsaba Imana ni uko yatuba hafi kandi ikaduhereza umwuka wayo, kugira ngo igihe cyose twiga cyangwa twumva ijambo ryayo, tujye tuyoborwa n'umwuka wera kugira ngo turisobanukirwe, kandi twizere amasezerano yayo, tugendere mu ijambo ryayo nk'uko ibishaka, kandi turusheho kuyizera uko bwije n'uko bukeye. Ibyo nibyo ngusabira, nanjye mbyisabira, ngo Imana ibiduhere ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amena. Emerera wicishe bugufi twongere dusenge Imana. Uwiteka mwami Imana igira neza, twongeye kugushimira yuko tugihumeka. Turagushimira cyane kubw'ijambo ryawe ritwiteguza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turakwingize ngo muri kino gihe bigaragara yuko ukwizera kurimo kugenda kuyoyoka, udukomereze mu buntu bwawe, kugira ngo turusheho kukwitegura ubwo uzagaruka uzasange kwizera kukiri mu mitima yacu. Turakwinginze rero uduhereze kugutegereza twihanganye, ntitwumve yuko utinda gusohoza amasezerano, ahubwo uduhereze kumva yuko impamvu bisa naho bitinze ni ukugira ngo buri wese yihane akugarukire. Dushoboze kwihana by'ukuri, kandi uduhereze kukwizera by'ukuri, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amena.